TV3 Yes, namusuza kandi wifuriza ibihe byiza igiranga mujene. Nikamwifuriza ibihe byiza aho umeze neza cyane. Kuri TV3 Rwanda karizere ko umeze bon, karizere ko umeze fresh sana. Ni kiganiro TV3 Rwanda Battle Plus aho tuganira n'umujene ukiri mutoya nk'uyu mubona ngaha. Akaba yabasha kuba yatsindira amafaranga kuva muri La Buera Hotel. Ni hotel nziza cyane iherereye mu karere ka Rubavu. Wowe wifuza gusohokera mu karere ka Rubavu, ndakubwira ko n'indi hotel wasohokeramo nziza itari La Buera Hotel. Hotel iherereye mu mujyi rwa hagati impande y'inyubako ya Habibu Building. Yego nawe mujene kujya mu bazibazo bitandatu. Yashoramo ibibazo bine agatsindira amafaranga 10,000, yashoramo ibibazo bitatu agatsindira amafaranga 5,000. Uritari? Meze neza. Bina mbere sayo mazina yitwa gute? Nitwa Kennedy. Kennedy, are you ready? Nitari because tworoshye cyane rwose. Nawe umunyamahirwe kuba watsindira amafaranga rero ko nawe n'imvura iri kugwa abantu tujye kunywa akantu. Ariko nyuma inzoga cyangwa we njya inzoga. Simwe cyayi cyonyine. Meze neza ariko. Fresh meze neza. Meze bon. Meze fresh kabisa. Uriko urashima Nyagasani. N'abantu bake. Ikibazo cyambere kubaza. Ikibazo cyambere kubaza kiragira kiti kandi ndiko akabazo koroshye kugira ngo byubuze ikibazo cyambere kigomba kuba cyoroshye ukabanza ukanigarura icyizere. Niko bimeze kabisa. Nicyo gihugu kwisi gifite ibirunga byinshi. Ibirunga byinshi. Ntabwo nyoroye. Akabazo koroshye kugira ngo byinshi ni igihugu ni Rwanda. Oh my god. Akishe pe igihugu cya Indonesia. U Rwanda rwo rufite ibirunga. Usubundi mbere na mbere u Rwanda rwo rufite ibirunga bingahe? Bifite irunga ni bitanu. Nubwo kitari kibazo nabaze ibyo birunga umbwiye ko ari bitanu nubimbwira cyatwa cyo cyose akabiri ariko gitsinze. Ngo bimbwira ibyo birunga bitanu. Sabyinyo ngomba muhabura bibiri Nyiragongo. Nyiragongo se mu Rwanda batubara Nyiragongo iri mu Rwanda. Komeza. Nyiragongo nta Kiri kwangara Gahinga. Gahinga nayo Gahinga. Wabyise iki cyaba kibazo cya kabiri. Reka dukomeze ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu ndi bukobaze ni ikibazo kisa nkaho nacyo nago kigoye urabona ko komeje kubyisha cyane. Mbwire capital city ya Canada. Canada rwose umurwa mukuru wawe ntabwo utabuze. Capital city ya Canada. Capital city ya Canada ni biri gusimbuka kandi ndabizi. Mbwire capital city ya Canada. God have mercy upon us. Ni Canada. Mukubwire twikomeza ikibazo gikurikiyeho. Uraho bimazemo kabisa. Urasigaje amafaranga 5,000. Reka twihute kugira tureke gutinda ngara makimvura ari kugwa. Umurwa mukuru wa Canada ni Ottawa. Nubwo nabyumva. Natari. Reka dukomeze ku kibazo cya kane. Ikibazo cyoroshye. Wavutse ryari? 2007. Acyari umujene muto cyane. Myaka rwose yacyari gatoto cyane. Kandi ikibazo ndi kubaze kijyanye n'imyaka yawe. God have mercy upon us. With the history? With the physics. Reka. Ntabwo ari iza. With the physics. Chaka umbwire umuntu wavumbuye ubugenge. Bisi yagira physics. Impamvu umuntu afatiwe yakariterera rikagaruka. Ibyo bintu ni no yavumbuye. Byaragoranye wala. Umuntu ndamuzi man. Akabiragora gute? Turebe. Bamwita nde?
uriya mugabo bamwita ni umusaza ariko man n'ubundi uri umusaza ni umusaza rwose reka bakubwiye kujya twihute bamwita Isaac Newton nari muzi walahi yakansimbutse reka sasa dukomere sibyo reka dukomeze ikibazo cya gatanu kujya twihute ndira ko imvura itangiye kuba nyinshi cyane oya akugomba ko mamwe 2,000 kabisa nyinshi cyane reka ngoze kubaza nabaje bugenzi wawe mbwire umuntu washinze Facebook yego wayishinze wayiguze wayishinze nyine nyirayo afite ikizina gikomeye ntabwo bakibuka afite ikizina gikomeye okay ninde sasa ninde ufite Facebook mu biganza by'ubu Iron nibyo Mark Zuckerberg ikibazo cya nyuma n'ikibazo cya gatandatu mbwire umurwa mukuru w'u Rwanda uretse kuviramo aho basi Kigali uri mujene twanze kavira amahoro rwose basugibuze ashoremo cyose cy'ibibazo bitandatu twakoze reka ubwire ko hoteli nimwe ni La Bella Hotel katubashimire TV3